Huze. iyo wamenye umuhamagaro umenya n'intambara zawo. Buretse Umuntu agwa kuko afite ahagwa gereho sima afite nicyo kibazo. Iyo mbabona mba naraguye ariko ntaho mfite. qu'est-ce que ça veut dire? Bishaka kuvuga? Ishatse kuvuga qu'est-ce Expliquer un grosso modo. Ça veut dire quoi? Bishaka kuvuga ngo iki ibyo bintu uri kuvuga. Ishatse kuvuga ko ugira karite kanyite karite yo kuvugira mu migane. Yes, ushobora kuba warabanye n'abakecuru cyane. None ubu nta nkomoko ushobora wigira. kubuza ikinyarwanda cyiza. Naso yari mukuru ubwo nuko mutamwegereye. Mfite inkomoko itari nk'iyawe uko byasakwa kuko ikinyarwanda cyawe ba wumva ari ukuntu ushaka gusubiza d'une façon indirecte ariko itanga igisubizo. Why? Wagiye werura. Tuvuge. Wagiye utanga ibisubizo byeruye. Igikuru uvugira mu bwiru kandi tudakurikirwa nabi rugusa. Ko ubwiru koko mwana wa. Oya nyine niko ndi kuvuga. Ntawe umutura Rwanda. Ni umuyagitinyiro. Leta ifite uburenganzira ububasha bwo kumurinda. Harakandi rero utarasoma ko mu ngingo ya 13 oya kazane nako ngo nta muntu wemererwa guhungabanya umuntu ashingiye ku kintu icyo ari cyo cyose no guhungabanya n'ihohoterwa rishingiye ahavuka ku karere ku idini rye n'ibindi. Iyi myemerere twemera itegeko nshinga ryemera ko wemera kwemera ntihagire no guhungabanya. Niyo mpamvu utazanyumva nigisha ku madini. Yego. Ndigisha ku madini za Bibiliya yabaye nto. Chitari marambaza kano kantu. Zaburi murambaza kakana. Iyobokamana murimo murambaza kakana. Ibyo bintu uko byarangiye murabisubiriza inyuma iki? Ntabwo ibintu byaciye muri kuri video birangira. Burya nizo ko icyo giterane cyarangiye dusubire mu ruhango se? Oye. Byarabaye ariko ntibyarangiye wa mugani. None nkora iki? Biroroshye kandi birashoboka. Umaranye igihe inzozi zo kuba umucuranzi wa piano. IBIKOMEYE yabazaniye uburyo mushobora kwiga umuziki mutiriwe muva aho muherereye. Upfa kuba ufite piano gusa. Iyi gahunda imaze gufasha abatari bake gukabya inzozi zabo zo kuba abacuranzi. Muhamagare aho uherereye hose ku isi atangira kwigisha. Mu mezi make gusa ubu ubaye umucuranzi wifuza kuba we. Ndatangira ngusuhuza cyane wowe udahwema kudukurikira mu biganiro byacu bitandukanye tukugezaho buri munsi. Turi kuyobokamana TV nk'ibisanzwe. Ngiye nitwa IBIKOMEYE cyangwa se IBIKOMEYE. Ibiganiro byacu rero nakagaruka ndi kumwe n'umugabo rero hano umeze neza. Wambaye neza kukurusha. Nokuri habaye n'amarushanwa nibatubwire rwose utsinda bamuhembe wambaye neza. Ikibazo cyawe ufite wagira ngo tugiye kuganira ufite ibikomere. Weze waba utambaye neza ukava mu rugo. Hoya twageze mu cyo bita kurushanwa. Riga kurushanwa biremewe na ntabwo Paulo wese najyaga numva bigarukaho. Ako yavuze ku magare kandi se harugiye adatambuka kwa Rando biruka nubwo baharanira ikamba ryangirika. Ibyo tube tubyihoreye. Ibyo tubyihoreye tubyihoreye kandi wasanga hari ibyo bituzanye ko twambaye. Oya ikintu kijyanye n'amarushanwa. Waba utandukiriye n'ikiyobokamana aricyo. Yes. Ubwo nyine wajya muri fashion. Iyo mikrofone iriho. Yego. Iri kuzimu zajya ntiza. Iri kwa kinazima. Kuva mu bwiza ijya mu bundi suko. Nawe kandi ndabona ruko. Aya irimo umuriro. Mu cameraman rero abyigeho neza. Ndabona umuriro ushobora kwa ari muke ariko ubwo ziri kwa kaziri kuvuga. Imana ishimwe. Nabwiye abantu ko nitwa IBIKOMEYE kandi dufite abakunzi benshi kuri Kamana TV. Imana yadahaye umugisha wo gukundwa. Abasubscribers bariyongera buri munsi. Hari umuntu waje kuri Kamana TV rero ushobora kuba ari ubwa mbere abonye ishusho ya Barakagira nubwo ari umuntu uzwi n'abantu benshi ariko si bose. Gushingira ko ni benshi si kugira ngo uyu ukoze ikiganiro abantu 2020 bagifunguye ntibakumenye ntibabashimira Imana. Inkuru yawe uherutse kuyobokamana TV imaze kuregwa n'abantu 23. Noneho ugahita uvuga se ko umuntu azwi. Byarakemutse 23 se n'abantu batesha agaciro. Ese bike waretse tugakora ikiganiro none se turi guhinga ubu statistique ukazibura. Utekereza ko nje nawe ubu ndi guhiga cyangwa ndi kuragira? Ikiganiro cyatangiye. Ibwira abantu badukurikira. Imana ibaha umugisha. Nitwa Pascal Barakagira.
turi kumwe na BKM mu kiganiro kuyobokamana TV. Ndi umubyeyi w'umugabo. Yego. Ndi umunyarwanda. Ndi umugore n'abana. Urumva uri umubyeyi nyine w'umugabo, ni ikigaragaza ko ubana n'umubyeyi w'umugore. Umugisha waza mukagira n'abana. Byose byarabaye rero. Uwo mugisha waraje. Yego. Okay. Hari abo bitarakunda ariko kandi nabo bitinze bizaza. Bitinze bizaza. Tubakomeze, tubahumurize. Ubundi icyo utiha tegereza igihe uguha aguhera. Yego. Ntabwo rero uguha keretse yakubwiye ko bitazakunda, ariko mu gihe Imana igikora dukwiye no kugomeza kuyiringira. Nzo umuntu utegereje urubyara imyaka 20. Ndamuzi. Nge ntacyo mbivugaho nzuyirengeje. Yo. Nzi umuntu uyirengeje. Kandi se BK wasomye ijambo ry'Imana ryanditse mu butumwa bwiza uko ryanditse rivuga ngo Yesu akomeza abigishwa. Kabiri, akomeza intumwa ngo zidacogora. Gatatu, handi hakandikwa ngo nuko Yohana umubatiza yumviye Yesu ari mu nzu y'imbohe, yumvira Yesu ibimenyetso n'ibitangaza arimo akorera hanze, atuma abigishwa bati mugende mumumbarize ngo ni wowe cyangwa dutegereze undi. Ni wowe cyangwa dutegereze undi. Nawe ati azura. Turakoresha imvugo y'ikinyarwanda. Turakoresha imvugo yanditse muri Bibiliya ariko ngo muri iki gihe ntiyemewe. Azura abapfuye. Yego. Ngo akiza n'ibirema. Ngo arangije arababwira ngo mugende mubwire Yohana ibyo mubonye. Ngo byose birimo birakorwa nubwo umeze utyo, ariko hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Ese ubwo Yesu yasubije Yohana? Yaramusubije. Atamusubiza. Ikibazo cyarabazaga ni wowe cyangwa dutegereze. Mumumbwirire ngo ibirema biri kugenda. Ibipfamatwi birumva. Ibipfamatwi biri kumva. Abapfuye bari kuzuka. Bari kuzuka. Hanyuma bakene bari kubwiriza ubutumwa bwiza. Rero mugende mubwire Yohana ibyo yaranditse mu mubwire ibyo mubonye n'ibyo mwumvise. Murenzeho akantu kavuga ngo hahirwa uw'ibyanjye bitazagura. Nge numva ari igisubizo kiri. Ni mu mahirwe nyine yo kutagwa. Kuko Yesu ntabwo uzi icyo arashatse kuvuga. Aramubwira ngo nubwo ufunze unatekereza ko nta mirimo, aho ngaho uri hari abandi nabikoreye baruta. Nubwo ushonje wowe hari abandi babimennye, ahirwa uw'ibyanjye bitazagura. Nubwo urugo rwawe rwasenyutse hari abazashyingiranwa ku wa 6, ahirwa uw'ibyanjye bitazagura. Nubwo utinze kubyara hari abatifuza no kubyara. Yego. Urumva hahirwa. Kandi mwese mwubaha Imana. Nubwo ukoze akazi ukaba urinze wize ukarinda upfa udakoze, hari n'abagafite batarize, hahirwa. Nicyo burya ashaka yaramubwira ngo nubwo ufunze ariko abandi bamo barabona imirimo yanjye. Niyo mpamvu rero uzabona duhura n'abantu ntago birakubaho. Twavuye Igisenyi kuzana umugeni. Yego. Solange. Tugeze Nyabugogo dutambika tugiye Karuruma Gatsata gusezerana. Dukubitana na Korobiyare nayo ijyanye umuramba. Bamwe bagiye gushyingura abandi barashyingiye. Hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Ugasanga rero rimwe na rimwe iyo umuntu ataramenya Imana ntanamenyera iby'Imana ikora. Iyo wamenye Imana rero ushyiramo utwo tuntu tubiri birashoboka, hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Nkubwira kandi akagahinda ka Yohana gafitwe n'abantu benshi. None se ko nta nimero ze yasize ngo bazamutelefone ababwire. Ikiza si ukwihangana nyine. Umwana wa Aburahamu. Akagahinda ka Yohana mu nzu y'imbohe gafitwe n'abantu benshi. Ni wowe cyangwa ese wowe nta gihe uribaza nimba ari we waguhamagaye? Ngiye barakagira rimwe. Numva ko ba Yohana basigaye. Ariko nyewe kubera ko nzi ko ibye bidakwiye kungusha narisomye mpitambira aho ngarukira. Utararishoma rero ni uhita ushibuka kiruka. Ariko kuko jye narisomye hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Umwana wa Aburahamu ashobora kubaho uwa Yefuta agapfa kandi bose ari abakiranutsi. Yego. Urumva? Ananiya na Safira bashobora kwiba mu rusengero bagapfa. Ariko barakagira na Pascal bakwiba bakaba ntibagire icyo baba. Kandi bose bibye mu rusengero. Cyane rwose. Mu ihema ry'ibonanira abantu bashobora kuhasambanira bagasohoka ntacyo babaye.
ariko wa muhungu yakwinjiramo bakamutikura icumu. Feniyasi mwene Eliyezeri umwana w'umutambyi akabatikura. ariko uriya muhungu nyine ngo Imana yagize utya. Ubundi Imana ikeneye abantu bameze nka kuriya, nuko turi mu gihengo cya demokarasi. Abantu bameze nka nkuriya mwana wo kwa Eliyezeri niba Imana ikeneye. Rero hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Ubwo abari abantu bameze nka Feniyasi ubu tubagize mu generation abantu benshi ntibatakaza ubuzima. Ubwo ufite icyo wikeka, jewe nabakenera. Ngenda gifite. Sawa. Ba Feniyasi na ba Eliya bahamagara umuriro siri place ngo manuka. None se uyu munsi mw'isezerano rishya nta kindi mvuze urambabarira. Ariko hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Noneho ijambo rimwe rikomeye, uzabona nk'abantu, umuntu aba atagira umubyeyi, hanyuma ufite ababyeyi akifuza ko akamera nk'utabagira. Hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. None se reka ngiye guhuza ibintu uri kuvuga n'abavugabutumwa n'abantu bahamagara uyu murimo w'Imana. Ubundi intambara zo mu muhamagaro umuntu azirwana ute? Intambara zo mu muhamagaro keretse iyo uzi ko wahamagara. Reba Yohana yagendanye na Yesu, si wamubatije? Yego. Imyaka bamaranye n'iki yose arangije yisanga mu nzu y'imbohe. Nkubwire se akantu utazi, Yohana yari kurwana ute? banza unyumve. Yohana na Yesu bapfana iki? Ni iki nsubiza? Yohana na Yesu? Yego. Ntibari abavandimwe? Urumva niba Bibiliya ivuga ngo nuko Mariya arahaguruka ajya mu rukiga kwa mubyara we. Nyina wa Yohana ni mubyara wa nyina wa Yesu wa Mariya. Ubwo ni ukuvuga ngo abana b'ababyara baba ari iki? Ni nka murumuna we. Ni abavandimwe. Ni ukuvuga ngo mu masano yacu tuve muri bimwe bya Bibiliya rero tuve no mu by'umwuka. Yego. Mu isano y'amaraso ADN, Yohana ni umuvandimwe wa Yesu. Nabisubije. Hanyuma Yohana arusha igihe kingana iki Yesu mu buryo paratikoma buno bugaragara? Bw'imyaka experience. Imyaka yo kubaho. Yohana si kinini. Ni kingana iki? Nta n'umwaka. Nyine bivuge precise uvuga. Yohana na Yesu barangana. Bangana he? Oya nibyo. Reka ngo subize taza kugera. Mfasha n'ubundi urabindusha. Uyu mubyeyi Mariya yasamye inda, Elizabeth yari afite 6. Ubwo ni ukuvuga ngo Yohana arusha Yesu amezi 5. Yego. Niyo mpamvu ageze mu isi yavuze ngo ndi intumwa y'uri inyuma, nje gutunganya ingeso ze, inzira ze. Hoya ku mezi ya 5 ku mezi ya 5 ati nubwo nje ariko inyuma yanjye hari undi. Nibwo urumva umuntu ugusiza amezi 5. Ariko burya nabagatoya nabagakuru barushanwa iminota, ariko bakabavuga ngo harimo gakuru na gatoya. Mbikubwiriye iki rero? Ko uyu muntu afitanye isano y'amaraso n'uyu mugabo, kuki yemeye ko bimubaho? Nkaswe wowe wamwijejwe na bikemu na barakagira na babashumba na babapotere n'abandi, ko twe twamwizeye dusomye ijambo, tumwizera twigishijwe. Uyu ni isano y'amaraso. Umuntu uri isano y'amaraso, hanyuma agiriye ibibazo mu muhamagaro, nawe ntiyabyita. Aramubwira ati yakoze akantu keza ku 8, aravuga ngo ariko mu babyawe n'abagore. Haleluya. Yego. Nta muntu uruta Yohana, ariko umutwe barawuciye. Hahirwa rero uw'ibyanjye bitazagusha. Niyo mpamvu umuntu ashobora kubwiriza ubutumwa, niyo mpamvu utaragwa. Niba barakagira hari igihe uba udafite ahubwo, rega kugwa n'umuntu umuntu agwa kuko afite ahagwa. No wagwa ariko wabuze aho kugwa. Raro umuntu agwa kuko afite ahagwa, gero sima afite. Nicyo kibazo. Iyo mbabona mba naraguye ariko ntaho mfite. Qu'est-ce que ça veut dire? Bishaka kuvuga? Ishatse kuvuga qu'est-ce que expliquer en grosso modo. Ça veut dire quoi? Bishaka kuvuga ngo iki ibyo bintu uri kuvuga? Ishatse kuvuga ko ugira karite, kanyite karite yo kuvugira mu migane. Yes, ushobora kuba warabanye n'abakecuru cyane. Mwene ubu nta nkomoko ugira. Ushobora kubuza ikinyarwanda cyiza. Naso yari mukuru, ubwo nuko mutamwegereye. Mfite inkomoko itari nk'iyawe uko byasakwas, kuko ikinyarwanda cyawe bawumva ari ukuntu ushaka gusubiza d'une façon indirecte, ariko itanga igisubizo. Wagiye werura tuvuge wagiye utanga ibisubizo byeruye.
igikuru kuki uvugira mu bwiru kandi tudakurikirwa n'abiru gusa gusa ububwiro koko mwana wa mama mwana wa muzehe kanize yose araruhutse umukozi w'Imana uriya ni umunywanyi yego yari yarigeze gutumira muzehe ibyihorere nta kindi mvuga ibyihorere Nakwibutse. ataranantumiye nawe wantumiye bitwaye nyine ndi kukubaza ngo intambara zo mu muhamagaro bazirwana ute nta kundi uzirwana keretse iyo wamenye umuhamagaro wawe yes none ushobora no kuvuga ko ufite intambara ntazo kuko intambara zose ikindi kintu intambara zose ntabwo ibintu ibibazo byose ntabwo biba ari intambara ndaguha urugero yaba njye n'abaduteze amatwi tugira amasezerano yego mu masezerano mfite uretse ko atanabura harimo isezerano rivuga ngo ndi Uwiteka nzaguha imodoka yego noneho nkabona akazi kampemba umushahara wa miliyoni yego ni urugero yego imodoka ibayabaye iri hagati ya miliyoni 4 n'esheshatu hanyuma akazi nkamazeho imyaka 3 yego mu rugo iwanjye amafaranga ndi buze gusohora ni 250 yego urumva ndi busigarane 750 yego muri ayo 750 naniwe kwiyegeranya noneho muri ya mezi 5 cyangwa umwaka ngo mbe mbonye za miliyoni 5 ngura imodoka nkaba nkora akazi nkasigara mvuga ngo n'Imana izampa imodoka ugahorana ibyago byo guhora uvuga ngo Imana ntacyo yampaye ahubwo urinjije yarakiguye ahubwo urakirya ntiwigeze we explore icyo yaguhaye fata ibintu Imana iguhaye urebe uburemere bwabyo uhita uvuga ngo ariko muri iki havamo ki unabihuze n'amasezerano uhita ubihuza n'amasezerano aka kazi aho ni siyo nzira kuko Imana si akagera Imana si akagera sinasari motoro yego urumva Imana iri mu ijuru ariko ibikorwa byayo bibera ndaguha urundi rugero umuntu abonye akazi k'400 akundana n'umukobwa cyangwa n'umusore arategereza ngo Imana yaramubwiye ngo nzaguha inkwano nategura ubukwe mu gihe cy'umwaka abika 100 cyane hanyuma mu mwaka azaba afite 1,200,000 atanga inkwano arongora ariko nategereza ko inkwano izamanuka azarinda apfa adakoye Imana amaye inkwano arayijugunya cyangwa yirira amandazi ariko kintu niho kirakomeye amasezerano rero kutamenya umuhamagaro niho niho jaga kugaruka kutamenya umuhamagaro niho bipfira iyo wamenye umuhamagaro umenya n'intambara zawo buretse Yohana arabajije ngo ni wowe pesa attention nuko tutabidetaye niwe muvandimwe nzi niwe nabatije nyina kakajambo kitwa ni wowe yes kadetaye Yohana nitukadetaye biradufasha ni wowe mama wawe ni mubyara wanjye koko ni basi utitaye n'iby'umwuka utitaye isano ibyo nakubwiye ngo umwuka ukuremo yego utitaye kuri Mesiya ni wowe inuma umwuka wera yakwiguriyeho nyimara kukubatiza mureba aranakonfirma ngo uyu mwana w'Imana ibyo reka tubyihorere mama na mama wawe uri murumuna wanjye wo kwa mubyara wanjye ni wowe none wahita mushakira no mu mwuka umuntu nabatije yego dutegereze undi Mesiya ese ureme nkwibutse ko muri commentaire biblique aravuga ngo Yohana afungwa yaniyemeye kuba mufunze ariko umuntu mwebwe mufashe muramuzi yego uzi ko giye mumfashe Bibiliya describing icyo Yohana yasize Yohana yazize ubuhanuzi yahanuriye umukuru bivuga ngo yarenganirijwe ubutumwa ariyo mpamvu yo guhamagara Yesu mu kibazo kw'ibyo narindimo mbwira Herode urumva Herode yari yashatse umugore wa kabiri noneho rero Yohana arabahanura ababwira ati nubwo wicaye shaha aho hantu wicaye uriya mugore utunze si uwawe uranyumva Hero bwabo hanuzi noneho Bibiliya ikavuga ngo uwo mugore nawe muka Herode yitwaga Herodiya bimurya mu mutwe ariko abura aho yakura Yohana kubera igitsure cya Yesu byari bizwi ko ari mwene wabo ubu ntugire ngo turiho mu buzima bushakwa ahubwo turiho kubw'igitsure cya Yesu ubundi Yesu adahari abantu batumira bunguri
hanyuma rero sinzi ukuntu ngo habaye ibirori umwana wa Herode arabyina ngo abatware baramubwira ati urabyinnye ati mbega agakobwa we ati urabizi ko yego ngo gahita kagenda ngo karamubwira ngo mwana ngo nsaba icyo ushaka aravuga ati reka mbanze mbaze mama rwose yirukanka rero bazanye namubwira ati papa arambwiye ngo musabe icyo ati huta wa muginga nsaba iki genda umubwira gw'igihanga cya Yohana kumbe icyo nicyo kintu ushobora gusaba kumva urasabye kubera ko yari amurwaye inzika yego utazabona rero usekana n'abantu ngo ugire ngo nta nzika bakugirira erega ibiryo birimo akanwa bishobora kwasama ariko bitakwasamiye byasamiye ibiryo ubonye rero umuntu wasamye kiriya gihanga kirimo amasomo uzanyengenga nyakubwira no kwitegura kubaho mu ngaruka z'ibyo twizera ahubwo ibyo twizera tutabigiriyemo ingaruka twaba tutabyizera bivuga ngo ubukristo ni ugufata risk ahubwo wivuga ngo ahubwo ni ugufata ni risk ubukristo ni risk ukuvuga ngo ubufashe ubweme aba risk teka w'ibizabo byanze bikunze wemerera ko n'igihanga bagica ahubwo urumva uyu munsi wa none wenda twe mu gihugu cyacu dufite amategeko n'ubutegetsi byubaha ikiremwa muntu ariko ahandi barabica ibihanga by'abakristo barabica uko ni ukuri rero uretse n'ibyo n'abatubanjirije barabiciye ariko twebwe kuko twagize umugisha wo gushyikirizwa mu Rwanda ntawe uzabica iki gihugu rwose Imana igomeze ikibungabunge hari itegeko nshinga igice cya 6 nabonye waranarisomye neza ariko wabura kudasoma ibikurengera ukajya gusaba ibikurenganya Pascal urasobanutse cyane uragera ku ngingo rwose ukavuga ati ariko handitse ngo ntabwo ari muri Matayo gusa oya ntabwo ari muri Matayo handitse gusa ntabwo arya rya jambo wambwiye ejo bundi turi Butare umuntu ni ikiremwa cy'igitinyiro ntabwo umuntu ari ikiremwa wijya kuwibeshya haranditse ngo umunyagihugu naho umuntu ni ikiremwa se cya umunyagihugu ni umunyagitinyiro leta ifite inshingano zo kumurinda niyo mpamvu abapolisi baba ku muhanda abasirikare bahora mu myitozo inkeragutabara n'irondo ry'umwuga rihora kurya biriya ni mu nshingano z'ijambo rivuga ngo umunyagihugu ni umunyagitinyiro yego ati wowe uncokoreza gute ku burenganzira bwanjye leta rero ifite itegeko nshinga rimvugaho wowe oya nyine niko ndi kuvuga ntawe umuturarwanda ni umunyagitinyiro leta ifite uburenganzira ububasha bwo kumurinda hari akandi rero utarasoma ko mu ngingo ya 13 oya kazane nako ngo nta muntu wemererwa guhungabanya umuntu ashingiye ku kintu icyo ari cyo cyose no guhungabanya n'ihohoterwa rishingiye ahavuka ku karere ku idini rye n'ibindi iyi myemerere twemera itegeko nshinga ryemera ko wemera kwemera ntihagire n'uguhungabanya niyo mpamvu utazanyumva nigisha ku madini yego ndigisha ku madini za Bibiliya yabaye nto ahubwo se Bibiliya izidini ntabwo rero giye uzanyumva mvuga ku madini kuko sicyo nahamagariwe ntuzanyumva mu bindi bintu uzambaza iby'ijambo ry'Imana tubivugane n'itegeko nshinga oya ryo rifite izindi tegeko rishinzwe kuririnda ntabwo giye narivuga kuko ntirindeba ariko ngiye kureba rifite abo rireba ariko bakarinshyirira mu bikorwa yego hanyuma nanjye nkagenda nkurikije uko ryo rindeba bikama rero uburenganzira bwo uzi ko handitse ngo umunyagihugu ni umunyagitinyiro kandi akwiye ubwisanzure nta muntu ukwiye kumukoreraho ibimenyetso bibabaza umubiri ariko ugasanga abantu baradukoreraho nyine yicarubozo yego tugaruka ahantu hacu hari ahantu sinzi impamvu nahakunze banza harimo akantu Yohana ni wowe turi kuyu muntu uri kurenganirizwa ubutumwa bwiza muri iki gihe cyacu iriya gereza afungiye mu hariya hantu ari aratabaza nde iyi ntambara akwiye kuyirwana kandi yamutabaje erega Yohana bamufunga Yohana yagiye azi ko ataha agenda yareza agatuza erega yarazanye n'umugabo ukomeye yarabitse amakuru ko akorera umwami ubohora imbohe niyo mpamvu rero nge nta kintu na kimwe gishobora kumbaho ngo mvuge ko ishyano riguye Yesu ashobora kubyemera cyane rwose Yesu abatabizi rero bahita basenga amasengesho yo gutukana Mana wakugira nge ngo nanjye ube wowe ibi bintu bimbaye ngo Mana uze wicara ahantu nicaye ibyo bintu ngo utaba muri iyi si ariko akantu keza nuko yayibayemo
ariko biriya navuga ngo ubwo yageragejwe thank you so much abasha no gutaba tureba akantu magira vuba ndakaguha mu kanya akanya se tutakageze kandi kure sinakagendanye ako kanya katabonetse oya Imana izakugora hahirwa. Umva rero icyabaye, Yohana yagiye mu nzu y'imbohe amezi atyo atatu. iyi mikoro iriho jewe uramfasha nta soni dadaraje garafu rero ahari mu kanya dadara bageza uzanabyumva na bamwe mu bakristo bavuga ngo jewe mfite amasezerano ngo nubwo ikamyo yangonga ntacyo naba, uzajya muri kaburimbo puwaruru niho zinyura mwana irabasa irakwasa ahubwo ugapfa ibice byawe bitagaraye. Ntabwo kugira amasezerano ari ukwirara, nta nubwo kuvugana n'Imana ari uburenganzira bwo kugenda uko wiboneye, ahubwo biguha ububasha bwo kwihisha, kuko amasezerano araremera, utayagira cyangwa uyazi umuntu ashobora kuyakubuza. Umuntu yakubuza amasezerano ugapfa utayabonye kandi ukajya mu ijuru. yagukandagiza. Yes. Uzikimana mvuze icyo nari mvuze, Yohana yagiye ameza ati jewe c'est moi. Uko nukuri Wibeshye unkorewe. Erega yarazi ko anazira ubusa. David Mora yaranditse aravuga ngo Yohana yaravugaga ngo umuntu wese wagize uruhare rwo kunkoraho aramuhindura nk'ipusi. Abona burije ntaje, abona umunsi wa kabiri Yesu ntaje, abona kuwa gatatu ntaje, aravuga ati buriya araza kuza nijoro anyuze muri parafo, abamfunze barasanga muri prison nta kirimo. Abona kuwa kane ntaje. Yohana ntiyaramenyera ubuzima bwo muri gereza abantu batazi. Ubundi jewe barakagira nawe tuzi ko iyo uri mu nzu wawe wisanzura. Muri gereza rero siko bimera. Iyo bagiye muri twa tuzu toilette wese bagendera rimwe, nta toilette y'imfungwa imwe ibaho, bose bagendera rimwe. Yohana batimanura muzehe tujye ati ngo yasibi namenyereye. Nibwo rero yazamuye ageze maravuga ati ariko ubu niwe asanga bagemuye ko mungemuriye wa mugabo twagendanaga niwe cyangwa mumbabarire narinze ko muje kumfata ngo dutahe. Kameramana bivuze neza cyane ati none ko munsi za biti bate twari tugemuye ariko kandi ari guhengereza muri harya. Oya bari basohoye udutebe baganira. Yego arangije ati tugiye kaperi nawe umukubwiriza. Ati mugiye kubwiriza mfunze. Ati tugiye kapetero mu ati ejo twavuye ariko ati none tuzamutse kafari nawe mu cyangwa se kaperi nawe mu cyangwa se kwa musozi wa Naomi. Ati tugiye kuvuga ubutumwa. Murajyanye se? None se mwe mumaze iminsi niwe nimumbabare mugende mumumbariza nimugira umugisha wo guhura n'uriya mugabo. Murajyanye bati twavuganye ko nituva ku kugemura duhurira ahantu tugakomeza mumbabarira niwe niwe cyangwa dutegereze undi. Yesu uzi ko Yesu yise ahagarara abantu bigiriye mu isoko bafite abantu bahoboba abantu bapfuye urupfu ngo agakiza abantu agakora ibintu arangije ababwira ati ibyo mubonye murabibonye ntitukigiye mu ivuga butumwa nimusubireyo mu mubwire ibyo mubonye. Yoha nubwo ufunze impumyi zirahumuka. Bega igisubizo ku Yoha ntabwo ari wowe kamara buryo udahari byakorwa. Bega igisubizo ku muntu uri mu munyururu. Yoha nubwo ufunze ushonje abandi hanze hababimeni. Yoha ntabwo ari wowe kamara udahari burya birakorwa. Ntabwo rero tuzajya kuvuga ubutumwa kuko uhari. Turagiye nyine. Ariko humuri hahirwa. Urumva kana yamubwiye hahirwa w'ibyanjye bitazagusha. Ashoje aravuga ngo ariko mbabwiza ukuri mu babyawe n'abagore nta uruta Yohana. Ngaho mbabarira gutangiye ubuhamya ariko uranagiye. Nibwo ruzasanga umuntu w'Imana apfa hagasigara yo runaka disi yo barakagira disi ntacyo wagiye barakuvuga icyumweru ariko wapfuye. Mu babyawe n'abagore nta uruta Yohana. Yego baravuga ko bisobanutse. Mu bavuga butumwa babayeho nta wamera nka cyane. Mu bigisha babayeho ntawa ariko warapfuye wangu. Ni nka bya bindi uzumva abantu bavuga ngo yitabye Imana ngo yagiye mu ijuru. Mukuri kinyoma mu bantu nta muntu urajya mu ijuru. Ijuru ririmo na babiri, Eliya, Enoki. Abandi bose kiliziya yibyita neza ngo bari muri purgatori. Ubwo rakira babatanga buhamya biruka kuri YouTube bavuyeyo bakaza kutubwira uko bimeze. Bavuye mu ijuru? Yego barahari. Amahirwe nuko bavuyeyo batari cyo. Urumva
hari n'uwahuye na Mariya rwose yaje no kutwiyama ati uyu Mariya mwirirwa mu kinisha ngewe ntacyo mbivuga muvuga uko mwibonera undi nawe ati Yesu ubwe yanyimanuriye ikuzimu turatembera ngo anyereka aho hantu abantu bazarimbukira anyereka n'urupfu ndaruterura. Ibyo bike nitujya kugira gutyo turaba tugiye gukora komanteri ku bandi bantu mu byihorere. Ibyo ni mu byihorere mutajya kwinjira mu bindi bintu by'abantu. Ariko none wowe ngo iyo umuntu apfuye ajyahe? Umva icyo Bibiliya ivuga. Iyo upfuye umupfuye papa, umva uko Bibiliya ibivuga. Iravuga ngo ni ukuri koko abapfuye bose bazazuka. Ni koko abapfuye bazazuka. Bibiliya igahita ishyiramo akantu kabikofizinga kavuga ngo abapfiriye muri we bo bazazukira kubona ubugingo, natwe abazaba bakiriho tuzuranwe duhindurwe duse nabo. Ni ukuri impanda y'Imana izavuga. Siko Bibiliya ivuga. Rero niba abantu barimo bapfa bakaba barimo bajya mu ijuru, turi kuruhira ubusa. Gute? Kuko kujya mu ijuru ngo hazabaho imyaka 3 yo kuzamuka. Hongere habindi. Ubwo abo bantu bazagaruka duhurire hagati mu kirere. Uzasoma ibyahishura. Ndakumva cyane ho mu abantu bari ahantu uretse ko batari ahantu hamwe. Ntabwo bari hamwe. Hari n'icyo bita indurugesi, abapadiri bo barazitanga. Kwemerera ubagukira ububabare. Indurugesi ni inema yo gupfa neza ibaho muri Kiliziya. Hanyuma rero inema yo gupfa neza baho wangu Pascal. Hano hari akantu numvise rero nkuramo karimo ibintu nshaka kuvuga. Nta ruhare wagize muri ibi, icyakora cyo twavuga ko warangaye, ntabwo twavuga ko ari uburangare gusa. baho Imana iragukunda, baho Yesu aragukunda, baho acira ubuzima bw'Imana. Iyo ni Imana ikuremeye, baho Imana iragukunda, baho acira mu muhereze yibereho. Bibiliya yavuze ngo nkunyuzeho banza ariko wari ugiye kuvuga iyi gahunda yabaho se imizute hano hari urihe mu Ruhango. Ese ko ako kantu bantu mwese mukambaza, aka kantu rwose kakomeje kanca mu maso, ndavuga kitari marambaza kano kantu. Zaburi murambaza aka kantu, iyo bokamana murimo murambaza aka kantu. Ibyo bintu ko byarangiye murabisubiriza inyuma iki? Ntabwo ibintu byaciye kuri video birangira. Nize ko icyo giterane cyarangiye dusubire mu Ruhango se? Oye. Byarabaye ariko ntibyarangiye wa mugani. None nkora iki? Baho. Ngaho mbaza icyo washakaga kumbaza. Nyine nari ndi kukubaza iki giterane cyabereye cyari gifite. Icyo giterane cyabereye mu Ruhango. Twari mu Ruhango, cyari giterane, ni biterane bikunda kuba mu itorero ryacu n'andi matorero cy'amadini cyo kurwanya ibiyobyabwenge n'indango zitateguwe. Yes. Ubwo nibyo wise ngo bararangaye. Harimo ijambo ari gukomeza ugarukaho ti wararangaye ariko ni reka nkubwire. Bibiliya ivuga ijambo rikomeye. Nushaka soma muri Bibiliya usome ntacyo bitwaye dusome. Ijambo ryanditse muri Yeremiya rwose. Kumva uko havuze hanyuma ubundi nge nakubwira icyo nashaka. Yeremiya sinamugezemo. Wamugezeho. Ngaho soma Bambezekiyeli igice cya 16 uhere ku murongo wa 4. Ezekiyeli 16 ku murongo wa 4 ugere ku wa 6. Haravuga hadura ukuntu havuga. Kavukire yawe umunsi wavutseho, yego, umukungo wawe ntibawushariye. Soma gwitonze. Kavukire yawe. Iyo bavuze kavukire, wowe bikemu nawe barakagira uburyo mwavutsemo. Ntabwo mwari abantu bakwiriye kuzahagarara imbere y'abantu. Ntimwari abantu bazahangara gufata Bibiliya ngo muvuge ijambo ry'Imana. Kavukire zacu zari mbi. Ni mu bimerita. Kavukire za dushingiye. Noneho kavukire yawe byagenze gute? Umunsi wavutseho umukungwe wawe ntibawushariye. Umukungwe urawuze? Yego. Umukungwe. Wumva umukungwe ari iki? Umukungwe nyine ni ukuntu umwana avuka bakamu byita gutari. Nyinginga mbikubwira ureke gusitasi. Ndabishyikira ariko nabuze izina. Ngumva ari nk'iki?
kumukuraho ivata. umukungwe wawe ntibawushaririye. Yego. Ubundi mu ivuka ry'umwana ntabwo wabimenya kuko nturagera igihe cyo kuvuka kw'abana ngo urebe. Bavutse sindabyara. Ariko niho ujya bizakunda humura. Ubundi sijya mufite ubwoba. Nanjye sibyo nari mvuze nuko nari nshatse kubivuga ariko ubanza atari byo nari nkubwiye. Twagiye. Noneho umukondo w'umwana ntibawushariye. Mama wanjye na mama wawe burya umwana na nyina baba kankoresha iyi mvugo baba bafatanye. Yego. Gusharira rero ni iki? Ni ugutandukanya umwana na nyina. Icyo kibahuje kikava umwana ajyukwe. Niyo mpamvu ubona iyo bamukoreye ibyo ahita arira. Ubwo ni wo mukungwe. Umukungwe ni umukondo. Umukungwe wawe ntibawushariye, ntibakugenye. Mbega umwana we kavukire yawe. Kavukire yawe umunsi wavutseho umukungwe wawe ntibawushariye. Nta wakugenye, waravutse n'urureri rwose urasohoka nyine. Ahubwo nyina niba yarabayeho ntumbaza. Kandi ntibakujabuye n'amazi ngo ubonere. Icyo bakora rero kujaburwa n'amazi ku mwana ukivuka ni igiki? Hari ukuntu bagukora mu kanwa bakaguhanagura. Uyu mwana ntiyigeze ahanagurwa. Uko yavutse ababyeyi babyara barabyumva, n'abaganga babyaza barabyumvise ukuntu umuntu uvutse abasa. Ese uyu mwana yari igikiwe ko mbona hasi hateye ubwoba. Bisome. Ntabwo waruhije usigwa n'akamuri. Akamuri habe no kugushyira mu twahi tw'impiri. Urabona iyo umubyeyi agiye kubyara aritegura. Twahisuzu twari two ndatuzi. Nuduke. Nutwenda tw'umwana nyine ukivuka. Ntabwo imyenda y'umwana ari ibyaye. Kandi ibintu biraza kunkoraho. Oya ntabwo byagukoraho. Ukora ibyo atazi ntabihanirwa. Ariko uwirengagiza ibyaza arabihanirwa. Nta n'itegeko rihari rihana ibi bintu. Wowe wasomye itegeko nshinga. Iryo ntarihari. Ndeberamo niba ndi kurengera. Aho ngaho ni warenge. Umva kuvuga nk'umusore uri kuvugana n'umupapa. Yes, ahubwo buri ku ishuri nuko nta minerivare watanze. Ndagiye twige. Hanyuma ibyahi ntabwo ari imyenda y'impinja kuko imyenda y'abana si ibyahi. Uyu munsi none kubera iterambere abanyamujyi bo ntibanazi ibyahi. Abasirimu mu mujyi ntibazi ibyahi. Ese bimbitewe n'igisirimu. Bazi pampa. N'amaranje. Ubundi byahi twari udutambaro bakata noneho bakambika abana ku kibuno. Reka ngo ndirinde gukoresha ino mvugo ko ntazi iki gihe umuntu ari buza kumvira iki kiganiro. Ariko umwana akadukoramo byose. Akadukoreramo ibintu byose. Gahunda na programme. Byose. Noneho ibyo bintu barabyanikaga babimeshe. Nibyo byitwa ibyahi. Ni ibikora ku kibuno cy'umwana no ku gapipi. Naho imyenda y'umwana rero si ibyahi. Ni udutambaro. Ntibagushyize no mu byahi. Ntibakubinze. Ngo ubonere. Waravutse nyine ugira gute? Hano ijambo ryavuze ngo habe no kugushyira mu twahi tw'impinja. Urumva uruhinja rwaravutse nk'izindi ariko ntirwakorewe nk'ibyo rugomba gukora. Umva hasi se. Yewe ntawakurebanye imbabazi kugira ngo agukoreho ibyo akugiriye. Agukureho ibyo akugiriye imbabazi. Yewe ntawakurebye ngo ibyo bintu nabigukureho. Warabivukanye. Burya twavukanye amatiku y'iwacu. Twavukanye ubugome bwa ba papa n'ubwa ba mama. Twavukanye karande na gakondo by'iwacu. Twavukanye amahane y'abasogokuru n'abanyogokuru. Twavukanye uburozi bw'iwacu burya niyo mpamvu ubona umuntu aroga ari n'umusirimu. Twavukanye amahane, twavukanye uburaya bw'iwacu, tuvukana ubusinzi bw'iwacu. Ibyo bintu warabivukanye nta wabigukuyeho. Hari ikintu mvuye muri iki cyanditswe ntaragera kure. Uyu mwana baramunenaga. Atanenwa se ntiyavukiye ahanenetse. Baramunenaga. Natwe rero iyo Kristo ataza. Kuba nta wamurebanye imbabazi. Umva umwana wama. Iyo Kristo ataza ngo adukureho ibyo bintu. N'uyu munsi ntawe ubuduha amazi yo kunywa. Nitwara bo kurebwa. Ntabwo twari abantu bo kurebwa. Ugeze nko kuri jye nyine ntagewe kuko nigeze no gutera umwaka iwacu amezi 7. Nigeze guhura n'umuntu agiye guhinga. Nasogongeye umuntu ikigage. Sogongereye ikigage umuntu kiradiba. Kibura abakiriya. Cameraman ati kudiba nukugira uti. Kibura abakiriya. Kibuza abakiriya rero agahinda karamwica. Akijyanye no mu isoko bwa busoko burimo nimugoroba mu cyaro ntibakinywa.
agahinda karamwica kimena mu isoko avuze induru ati niyambwa y'urutwe yo kwa Verediana atuzayibona azayirinde itera umwaka niwe wanshingiriye bimfata bityo uwo duhe yakwitema agiye nko guhinga ati rutwe kuko atera umwaka kera niko banyitaga rutwe ntawo kugira imbabazi wari unenetse wangu ariko Kristo aje atwunga n'Imana dushyira no mu bantu none uyu munsi turi mu bantu gatanu nuko nkunyuzeho mbona wigaragura uwo ninde rero nuko nkunyuzeho vuga ngo amen amen ongera kandi nuko nkunyuzeho ongera amen amen ongera ninde amen nuko nkunyuzeho jewe mbona utandukanye na babana ako gasubiremo nuko nkunyuzeho ndashimira Imana ko itandukanye n'abantu kandi icyo uzaba cyo kikubamo ntukibamo uneza amatwi icyo uzaba cyo kikubamo we ntabwo ukibamo noneho icyo uzaba cyo ntacyo umenya iyo utarakimenyeshwa n'ukikugira ese hari n'ukingira yes icyo uzaba cyo ntabwo ukimenya utarakimenyeshwa n'ukikugira niyo mpamvu umuntu wese iyo ataramenya icyo ari cyo agenda uko ari ariko iyo amenye icyo uri cyo kuko ukikugira yakikubwiye namaze kubona ko ibi bintu Yesu ari ubiri inyuma none nuko nkunyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe ndakubwira nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho ndapfuye none abacamanza wari wajya mu rukiko nagiyeyo wari wumva bavuga ngo dushingiye ku ngingo y'166 y'igitabo cy'amategeko ya Repubulika y'u Rwanda hana mu gika cya 14 ku murongo wa 16 akarongo kaberamye 14 y'itegeko teka rigena kandi rigashyiraho iby'imiburanishirize y'imanza mu Rwanda iryo tegeko ari kano ryahereye wabyumvise ngo dusanze uyu muntu akwiriye kurekurwa agakurikiranwa ari hanze turashimira Yesu waturekuye tugakurikiranwa turi hanze ariko iyo Yesu ataza shitani aba yaradutsinze pfiriye niho rero uzasanga mu itegeko rya Bibiliya handitse ngo siko bizaba kuba mutegereje kereka ntawe uzakorwa n'isoni kiretse uva mu masezerano ari nta mpamvu niyo mpamvu kare nigize kukubwira ngo ahongwa ntaho mfite ese mpamvu zo kuva mu masezerano nizi zirahari kandi batumyeho ngo nimutubarize niwe iyo rero wageze mu rwego rwo kuvuga ko ari we binaba ngombwa kujya kureba undi kuko undi wabonye ibyo akora atari byo niyo mpamvu ubona abantu bahora bazerera mu madini mu matorero mu bo twita abakozi b'Imana mu bahanuzi hirya no hino ntangiye kumva inkomoko y'iriya video yawe iri gusirikira yes niyo ngiye uyu mwana rero bimurenganya nubwo yavutse nabi hari umugabo umunyuzeho aravuga ngo muri wowe harimo ubuzima baho nkunyuzeho nubwo uri mu ivata ryawe gira ute soma abandi bamaze iminsi bakunyuraho ntibadakuvugisha bikendeba rero nkubaze bakureba bakabona uteye isoni n'urebetse turashimira Kristo ariko nge nkunyuzeho uwo ninde ndapfuye wazamura ikiganza ukagira uryatse ubwami buhimbaza Yesu ni yamama umva rero akantu ngiye kukubwira agakazi nkunyuzeho oya tindaho nkunyuzeho tindaho soma handitse ngo nubwo uri mu ivata ryawe baho badushinga urumamba aho hantu ngo nkunyuzeho ni gute umuntu yakunyuraho batamukubwiye akakugirira impuhwe nge nigeze gukora mu rugo nkunyuzeho ntega amata nge nigeze gukora mu rugo ariko nkorera umuntu ukunda inyama yego ndabizi arabizi ko twakoranye kandi ndamuza akurikira iyobokamana n'ejo bundi yaranyandikiye arambwira ati kugarura ubwira abantu imirimo y'Imana ati mukozi w'Imana kuri wowe ati mukozi w'Imana ati Imana yarakoze nsigaye mbona uri umugabo ni nsigaye nzi no kugura inyama ati abanguriye izindi kabisa aragira ati rwose ese uracyazikunda atirire bwana yarazikundaga nkunyuzeho nsa ntereka noneho igihe nakunyuragaho n'abandi bari bahari ariko waratawe hanyuma agenda kureba ndavuga ngo uyu muntu uko amfitiye umumaro wamwizanira uyu mwana umukungwe utashaririwe utaragiye mu twayi tw'impinja nta muntu wamugiriye impuhwe noneho buriya reka nkubwire akantu utazi umva nkubwire akantu utazi hano ibi bintu wumva byitwa amoko yego aba bantu nibo batangije amoko kera baramubwira ngo so yari umwamori ngo nyoko yari umuhetikazi ngo nta gaciro wari ufite abamori n'abaheti baranenanaga nk'uko abasiriya n'abasamariya abayuda n'abasamariya banenanaga kavukire yawe umunsi wavutseho hariya hepfo iwanyu bushi umukunga we ntibawushariye yego cya gihe uvukira iwanyu ku Gisagara mu majyepfo sha igihe uvukira iwanyu hafi ya Nyungwe yego ntago byashobokaga ko waba uri mu Burayi
yewe muntu duteze amakuru uri kwiyoboka Imana kavukire yawe uko wavutse uko wanyu bari bameze ntago ibiguhesha wakuze utyo ibirenge biberamye batyo witwa runaka cyagiye bakwita bebe ubundi bakwita nyirabutuyuri ubundi bakwita amajyujyuri nta buzima hoya garuka ahantu dusoze nkunyuzeho bigenda ute nsanga wigaragura noneho muri uko kwigaragura mbona nubwo ibyo wigaraguramo ari byo byakuziye ariko nyuma yo kwigaragura uzaba ikintu mbona nyuma yo kwigaragura uzaba ikintu ndavuze ngo baho aleluya yatambitsemo akantu ngo nubwo uri mu ivata ryawe ako kantu zijya kashatse aka tuzakaganiraho mu gice cya kabiri nubwo uri muri ayo mafuti nubwo uri mu ivata ako kantu nubwo uri muri ayo mafuti yawe kambikira ahantu kuko ni ikiganiro cyacu nubwo uri muri ayo mafuti yawe baho ndagukeneye nubwo uri muri ibyo bintu urimo wigaraguramo baho ariko ndagukeneye kandi aho tuba turi n'ahandi tuba tugeze isi idakeneye kudiringa natwe n'abantu bamwe na bamwe badakeneye no kugusuhuza nubwo watangije imanza za divorce shimwa Yesu kubw'imbabazi zawe zitarondoreka uranyumva ko kantu yamubwiye umva rero akabaye mawe umwana akeneye supanete cyane umwana akeneye ibyo kurya kameramani nteze amatwi yego Barakage nawe uriyumva nanjye burya nkwiye kwiyumva apana kukubwira ngo umva nanjye nkwiye kwiyumva ko wibagiye ko akeneye n'amashereka none uyu mwana bataye byongeye ahantu hamenetse amaraso by'umwihariko iyo nta maraso hamenetse nta gucungurwa ku gasozi kuko hari ahantu intozi ibimonyo egare kwataka uyu mwana ariko umujugunya bahagararanyaho imurindira hejuru ye naho turahokokera niyo mpamvu umuntu nakujugunya uzicecekere ntabwo ubuza aho Imana yicaye ashobora guhita guta mu mugambi w'Imana gira abantu ko hari igihe batujugunya mu maboko y'Imana iyo hari igihe umuntu akujugunya akagira ngo arakurangije naho kujugunya mu maboko y'Imana Imana igahita ivuga ati Barakage nari narakubuza urabangutse banguka nkugirire neza niyo mpamvu umuhanga nakwirukansa muzamuka wowe ujye usigaza imbaraga zimanuka kuko hagora kumanuka kuruta kuzamuka uratangiye ikintu kigora ni ukumanuka iyo rero uzamuka ufite kurara ariko iyo umanuka mu rotiseri z'amavi umuhanga ngo nagira uti umuntu nakwirukansa muzamuka wowe ujye ugenda usigaza imbaraga ziri bukumanure kuko kumanuka nibyo bivuna kuruta kuzamuka wowe uri kugenda ute ndeka ese uri kumanuka cyangwa uri nta kindi mvuze aha turicaye ubuze naba mvuze iki kandi twica kiretse iyo tuba tugenda none uvuze ibyo bintu wicaye se sinicaye abantu ntibabona nicaye nta kindi mvuze ngize ngo uri kumanuka oya umva icyo hari yahavuze uyu mwana utagira supanete utagira iki umujugunye baricaranye uyu mudamu nawe mumukurikirane ntabwo yapfuye kuko umwana yageze igihe azabengukwa nyina araboneka se nyina w'umwana ari nyina w'umwana yaramutaye aragenda ariko Imana nawe ntiyamureka ndavuga ngo ndabarinda mwembi nzagaragaze gukomera aha hantu ko uyu mwana nta supanete nta kuri kwa Mose na buriya we tuzamuvugaho ikindi cyo bita imbabazi z'Imana ngo ujye kunderera uyu mwana nzakubwira ukuntu ya mugore yanyweye amata litiro 29,416 bayageneye Mose nyina akajyanwa akayamwosa mu ibere yanyweye litiro ndeka umva icyo nshaka kuvuga dusoze mwana muri baho Imana yivuze ngo baho haba harimo n'ibyiyoroswa niyo mpamvu hari abantu bariho kubw'ijambo ariko badafite ibigaragara nteze amatwi hari abantu bariho badafite ibigaragara ariko bariho kuri baho noneho baho rero ntigira ibiboneka ariko irinze bizagaragara uyu mwana yarakuze ngo apfundura amabere arabengukwa aba bantu rero nakoze igiterane kivuga ngo nicyo nashaka ugiye watsubiza icyo giterane rero kuko cyari cyo kurwanya ibiyobyabwenge n'inda zitateganijwe aba bana bararangaye ariko n'ubundi bemerewe kuzabyara noneho kwa kurangara kwabo bituma abantu babashyira mu kato cyabyariye iwabo ukagira ngo hari igikomere cy'uyu mwana turi gusoma hano nta ruhare agifitemo uru ruhinja rero narwo rwavutse nta ruhare rubifitemo mama we nabungwabungwe kuko uyu mwana mutazi icyo azamara bantu mudukurikiye muri mu nzego zitandukanye musubize ubuzima bwanyu inyuma wibaze ngo aha nicaye harya ngira mama none si ikibazo harya ubundi ko mama yantaye ndi uruhinja nkaba ntanamuzi nkaba nkomeye nya ubundi ubugena ari iki bihite biguha ishusho y'ubu buzima bw'uyu mwana icyo uzaba kiri mu kizaba ntabwo kiri nk'uko umeze ahubwo rero dore umukoro w'amadini cyangwa w'itorero nibasohoke mu nsengero bajye gushaka aba bana
ntago byakunda kuko bano bantu bisaba ko bari mu ivata ntega amatwi bari abantu isiri gutambuka kujya gushaka bano bantu bisaba gusohora energy nyinshi kandi abanyedini ntibakeneye gusohora energy waretse nka gusohora izo energy. Amadini n'amatorero amwe akeneye ibyinjira ntakeneye ibisohoka. Cyampaye ka ubwajemo importation n'exportation reka wihorere nigira igicamunsi cyiza nawe ugira umunsi mwiza n'ukuri ubuntu bw'umwami Yesu bubane nawe umukiza abe hamwe nawe. Ciao ciao. Biroroshye kandi birashoboka. Umaranye igihe inzozi zo kuba umucuranzi wa piano. IBIKOMEYE yabazaniye uburyo mushobora kwiga umuziki mutiriwe muva aho muherereye. Upfa kuba ufite piano gusa. Iyi gahunda imaze gufasha abatari bake gukabya inzozi zabo zo kuba abacuranzi. Muhamagare aho uherereye hose ku isi atangira kwigisha. Mu mezi make gusa ubu ubaye umucuranzi wifuza kuba we.